Yesu yanifanya niwe jasiri kwa amani nayoiki, yanifanya niwe jasiri, yaguni umugisha ingirikaruka uzana nane, yaguni umugisha ikirukaruka uzana name, ninasira ya Yesu yanifanya niwe jasiri kwa amani na nafiki, yanifanya niwe jasiri, yaguni umugisha ikirukaruka uzana naye, yani umugisha ikirukaruka uzana nawe, ninasina ya Yesu yanifanya niwe jasiri kwa amani na yaviki, yanifanya niwe jasiri, yamini umugisha ikirukaruka uzana nawe, yani umugisha ikirukaruka uzana nawe, ninasina ya Yesu yanifanya niwe jasiri kwa amani na yaviki, yanifanya niwe jasiri, yani umugisha ikirukaruka uzana. Yes, nkuko mubizi amazina yanjye ni Delphine Official, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Okay, bakunzi bacu, bafana bacu, turabakunda cyane kandi turabishimiye. Mukore subscribe, like, comment, ubundi ibiganiro byacu n'ibikorwa byacu tubibagezeho ku murongo uko bikurikirana. Ciao ciao, murakoze cyane. Rero guys, mwamwumvise umukobwa wacu azi kuririmba, mutubwire no muri comment. Banamwita Miss Israel Mbonyi. Yeah, Miss. Guys, bye. Mbonyi. Nakagaruka. Hi guys, ni wa mukobwa wanyu nk'ibisanzwe, muramenyereye muranzi. Mbakire hano umukobwa mwiza cyane kuri channel bita Delphine Official. Yeah. Mukobwa mwiza witwa nde? Delphine Wingabire. Ko witwa gutyo se, ariko hakaba hari irindi zina njya numva wiyita rindi ry'akazi ni irihe? Miss Mbonyi. Israel Mbonyi. Miss Mbonyi? Yeah. Mbonyi se mupfana iki? Mbonyi ndamukunda. Namavu nise kwita Miss Mbonyi kubera yuko niko kazi kanje, niko nitwa kubera ko ndi kumushaka cyane. Guys, twabonye Miss Ere, tubona ba Miss Nde, noneho twanabazaniye Miss Mbonyi. Yeah. Nese Miss Mbonyi ni igiki ukundira Mbonyi wumva nyine cyagukuruye ukumva wakuyita Miss Mbonyi? Cyambere nkunda indirimbo ze, ibiganiro bye, bura nukunaseka muri challenge. Nese biranshimisha. Urukundo mukunda ni bwoko ki? Ni urukundo rw'uko aririmba neza, ni urukundo rw'uko wumva yakubera umukunzi, nyine muri make ni urukundo ruhe? Mu kwita Miss Mbonyi, njyewe gose ndimo ndasaba n'ubuvugizi, aho nzamubona hose nkeneye kumubona, ndamushaka, ndamukunda cyane, yewe n'indege nzemeranye itege nge kumureba. Guys, dore Miss Mbonyi arashaka Mbonyi, uwaguha nimero ze se wamuhemba iki? Urabyumva nawe, mbonye nimero ziwe, ako wanyunguye igitekerezo
urase nimero zamfasha kurusha uko umuntu yamunyegereza nkamubona amaso ku maso. Nta kibazo, uwamukugezaho wese wamuhemba iki? Tuzavugana. Nk'umuntu ushaka umuntu cyane, ngiye nshyiriraho igihembo nzamukugezeho, uzampa iki? Uzi nzagukorera? Ngiye ndashaka inka. Urashaka inka? Inka uzayimpa? Ko nanjye kugwa moto ebyiri se. Oya, nshaka inka. Nzaguha inka n'inyana yayo. Guys, Miss Mbonyi anyemereye inka n'inyana yayo, dore ni ku mugaragaro, nutayima nzagaruka mbivuge. Sinjye bikwemereye. None se ukunda Mbonyi, watangiye kumukunda ryari, bimaze igihe kingana gute? Urumva kuva namenya kwiga mfite imyaka nka 15, ndi waciye mu cyaro, nakundaga kumva indirimbo za Mbonyi, nyuma nza kumubona kuri televiziyo ngo bakoze igitaramo. Yego. Ntangira kumukunda rero ngeze mu wa 3 primaire, ndabyibuka ubwo yaririmbaga indirimbo ivuga ngo ku migezi, indirimbo bitaga ku migezi. Yego. Ngaho twicaraga ku migezi ngo tukarira twibutse iwacu. Aho niho namumenyeye, aho niho namukundiye. Ako ushobora kuba umukunda cyane, ntago wabyumva ngiye, ntago wabyumva. Ubu ukire ku mbese ari nk'icyuma gipima umutima, ukareba urugero wasanga ari ngewe wenda iki cyuma cyapima nk'ijana ku ijana, ngewe ugasanga mfite 100 Nese nk'umuntu ukunda Mbonyi, hari nk'indirimbo uzi cyane nyine kurenza izindi unakunda, nyine wumva ukabati wow, Mbonyi aririmba neza, ntago nahisemo nabi, nayobotse inzira nziza. Iyo ndirimbo ni iyihe? Ni Nasiri. Tugiye gukora challenge rero, ngiye kuguha izi bluetooth, ugiye kuzambara. Yego. Iyo ndirimbo yitwa Ni Nasiri. Zambara. Iyo ndirimbo ugiye kuyituririmbira nka Miss Israel Mbonyi. Guys, muduha amanota, mutubwire niba bazi kuririmba nkawe ataramukundiye ubusa. Twagiye, uriteguye? Ni Nasiri na Yesu yanifanya niwe jasiri, kwa amani na yangu yanifanya niwe jasiri.